ese ntabwo ujya ukunda kwibaza impamvu keyboard nyinshi zikunda kuba zifite inyuguti zitondetse mu buryo bwa QWERTY cyangwa se Q, W, E, R, T na Y? Abantu benshi bakunda kwibaza ngo kuki batabikoze mu buryo busanzwe bwa ABCD karibwo bwari bunoroheye abantu. Ubundi ubu buryo bwa QWERTY bwakozwe mu kinyejana cya 19 bukorewe abantu bandikaga bakoresheje computer. Noneho ikindi kintu gitangaje ni uburyo buno buryo bwakoreshejwe kugira ngo bano bantu bandika bakoresheje computer bajye bandika gake cyane. None uri kwibaza ngo ni gute umuntu yakwifuza yuko abantu bakoresha computer bajya bandika gake cyane? Impamvu ubundi ibi ngibi byakozwe ni ukubera yuko uburyo bwakoreshwaga inyuguti zegeranye cyane ndetse kandi ari inyuguti zisanzwe ko dusanzwe tuzimenyere zitondetse buno buryo bwa ABCD bwatumaga abantu babandika bihuta cyane, kandi uko bandikaga bihuta cyane byatumaga izi computer zisa nk'izitari gukora neza, mbese muri make zicaminga. Rero baza gukora mu buryo aba banditsi barajya bandika gake bishoboka, kuko nyine birumvikana kubabwira ngo bandike gake ntago bari bubikozwe. Ndetse kandi buno buryo uko hajya hashira imyaka myinshi cyane bwagomeje kugenda bwamamara, ndetse kandi abantu benshi bize kuba bakandika muri mashini bakoresheje buno buryo bwa QWERTY. Amashuri menshi atangiye kugenda byigisha abanyeshuri babo, ndetse n'ama business atangiye kugenda bikoresha. Ahangaha rero nubwo buno buryo bwatangiye kwamamara, hanyuma rero nyuma uko abantu bagiye bamenyera buno buryo bwa zino nyuguti za QWERTY cyatumye baburekeraho, kabone naho computer z'iyi minsi ndetse n'amatelefone atajaminga kuko banditse vuba vuba. Gusa nyine wowe ubyumve yuko uburyo bwa QWERTY mbere na mbere bwari bwarakozwe kugira ngo bitume abantu bandika gake gashoboka. Nje ndi iFabrics, dukurikire ku mbuga zose.